urabona amagambo uvugishije akandarushye ihangane kuko amafaranga y'abandi yari yabuze nihangane wayashyize muraho neza, amahoro y'Imana bane namwe, kanizere ko mumeze neza. Njyewe meze neza, ndashima Imana bya hatari, ubuzima buri kugenda fresh. So uyu munsi rero tugiye gukorera prank umushuti wanjye. Tugiye kumukorera prank imeze gute? Asumani aratwakira nyine bisanzwe, tunywa icyayi, ko niyo gahunda dufitanye uyu munsi, ko turi busangire icyayi tukagira n'ibindi bintu turi bukore ntagiye kuvugira hano kuri kamera, ariko ndashaka guprofita uwo mwanya wo kunywa icyayi. Ndashaka mu mwanya Asumani aba ari kwandurura nze gushyira amafaranga ku meza, aho wenda ubwo tuza ko turi kunywera icyayi, nze kuhashyira amafaranga. Hanyuma Asumani naba ari kwandurura, turakoresha uko dushoboye uwo mushuti wanjye aze kumubona yandurura atwara amafaranga ngenze kuyataka, Asumani ahakane. Nahakana umushuti wanjye kuko yaba yamubonye uko biri kose nawe ntiyamuhishira. Ubwo ndashaka hazimo iyo ntambara nyine, ukuntu umuntu ari guhakana amafaranga hari umuntu wamubonye ayatwara, tuze kureba ukuntu biri burangire. Nk'abantu ni umuntu witonda, ni umuntu ntaziho kuvuga nabi, ni umuntu ntaziho ikintu gisa n'amahane, ibintu bye byose aba ameze gutya, aba yitonze. N'umuntu amubona ataranavuga, umva yicaye gutya gusa, kumubona yicaye ataravuga ubibona ko atuje, nta bintu byinshi agira. Uyu munsi rero ndashaka kumushyiramo agakeregeshwa, ndashaka byibura Imana ifashe mubona avuga, wenda avuga ati yayatwaye, basi namubonye ayatwara, basi ako kantu, basi ndebe ko yakavuga n'umujinya akavuga ati nakubonye ayatwara. So rero ntabwo nagenda nababwiye abantu mushaka gukora taye yuko mugomba kujya muri Sunroot bakaba product zigabanya ibiro, iz'ama infection, product nziza cyane ku badamu zituma amayendere yagenda neza. Nimba uzishaka rero hamagara 0720366510 muri Sunroot, turakwitaho tuguhe byose wifuza. Ikindi dukora delivery, wanadusura aho dukorera i Nyamirambo hafi yo kuri station kwa Gisimba. Ikindi ubwo tugiye kurindira aze, ntabwo aragera hano mu rugo. Ndi tayari ariko njyewe byose bishoboka. Ubu impamvu iyi misatsi iri hano ni ukugira ngo duhishe sound iri hano. Ubu ni ugukoresha uko nshoboye nkaguma nitonze meze gutya, ni ukunywa icyayi nibombaritse, ibintu byose bikagenda neza. Ariko ikindi kintu ntabwo ndi buze kwerekana turi kunywa icyayi, nyine turi kurya, ntabwo byaba ari sawa. Ndabakunda cyane, muze murebe ino video, ntaza kubarambira mukabihirwa. Twagiye dukore aho ni bw'iki kubera ubundi munsi ubwoba buzaba bwashize. Ririya tara ni irya fake, ntabwo kuri televiziyo barikoresha. Ririya tara urarireba umere nkaho nta muntu uri kubona, kamera nijyaho umere nkaho nta cyabaye, bimere nk'uko njye nawe mu buzima busanzwe turi muri za gahunda zacu tuba turi kuvuga tumeze, undi tuganire. Apana kuvuga ngo ndakubaza ngo cyangwa ngo ubaze. Iyo hajemo ibintu byo kubazanya aba ari bibi, bituma umuntu atekereza ibintu byinshi. We nyihinduka mwana wanjye, reka nkubwire, yaba ejo yaba uyu munsi birasa. Ikindi kintu cyoroshye, reka dukore wirekuye, twiganirire njye nawe, turashaka akantu nyine tuganiraho tubiri aho ngaho. Mbere yo kugisohora abantu kirebe, nutagikunda ndagisiba. Ngo tugerageze, ariko nimbona atari byiza tubireke. Repeta mera nkaho kamera iriho. Ndakwakiriye. Witwa nde? Amazina yanjye cyangwa imyirondoro yose? Muhawe n'Imana. Nakubujeje. Asuma reka yandurure tugire dukore, sibyo? Ni ukuri nubona no kunyakira ndakwibojeje wicemera, nubona bitari gucamo turagisiba, sibyo?
Asuma ndi kujwanga nuko kunitanye nagende kuririmba naye nabaye umusanyi ndagushima Asuma naam nagende kuririmba nibagirwa ko ndwaye gripe yandurure reka tugerageze ufite ubwoba ndabufite cyangwa ushaka kuza kujya kunyara Asuma bikureho ushaka kuza kujya kunyara kujya kuzana tumwe n'utuzi dushyushye kambaza nzane Asuma azi guteka ni shefu wa mbere muri iki gihugu umumama ese ufite n'iki mwana ko hatwayemo ibintu byinshi ra indirimbo yitwa amatsiko ni iyagera kubi tuvuge ku uri bubashe nyine kwirekuramo kiguhaye amahoro ahubwo wateguye cyahe ntacyo siyo mpamvu navuga ati byibuze tuzabikore neza na 40 reka tuzabikore nk'ejo nawe nzaba ndi tayari oya nitubireka ejo bizapfa ahubwo ikibazo abana ko nabakereza 5:40 reka tujye kubazana tubageze hano baryame batarimo baratuvangira tujye dukora iminota 20 tutugenda tubone kujya mu mujyi subyumva se ahubwo bwose buraho bwashize turagenda inzira yose uri kwiga ukuntu uri buze ukavuga yego ndabyiga kanzane contact twigendere kuko wenda turagerayo mbere biri mu cyumba ahubwo amafaranga yanjye yarari aho ngaho ko ntayo ndi kubona biki cyangwa ndabizi se ko ariho nayashyize ko nari nyafite nicaye aho oya Asuma nshya yamburiye amafaranga noneho gusa Asumani naam impaye amafaranga ufite noneho ukuntu adakuyeho bino bigoro ko wagiye ntukureho tuno tuntu amafaranga yarari hano ngo nawe uyatwaye reka nta mafaranga nigeze mbona ngo iki ndaje mfata ibintu byawe biri hano bitangiye kandi akubonye wandurura amafaranga yarari hano we fasha ibyombo byawe biteretseho bitangiye nta mafaranga yarahari nabonye ubundi se kuki ugiye ntuze ngo ukureho tuno tuntu nanjye mpamagaye ndimo kuza ndi gushaka agatambaro ko kuza guhanagura uduhanagure turi mu mwanya watwo ntayo mpakuye nta mafaranga mpabonye ndaje ibyombo biteretse hano ndabifata ndagenda nta mafaranga mfashe pe ahubwo sinzi ubwo ushobora kuba yibagiwe ahantu yarambitse nta mafaranga mbonye nta mafaranga yarahari ahubwo murebe oya wireba hirya no hino ntayo njyanye n'ukuri nta mafaranga njyanye ahubwo ufata umwanya usubire hari ubishyize wenda wasanga wibagiwe nta mafaranga njyanye pe bose ntabwo amafaranga ari amasahani fashe amasahane mpita ngenda nta mafaranga mfashe Asuma ubu arimo arakubeshyera njyewe nari mfite amafaranga sinibuka arambeshyera nta mafaranga mbonye kandi wabizi njye ntabwo natwara amafaranga nyisanze hano ku meza nanayaguhereza njye nari mfite amafaranga rwo sinibukaga niba nayashyize mu ntebe cyangwa ku gatebe uribagiwe ahantu wayashyize kubera ko mu turiya tuntu tubiri twari turi hano fashe ibyombo byawe biriho nta mafaranga ahari ndasohoka nizo mafaranga ngarutse kuyatwara najyanye ibyombo sha Asuma winesha umwanya mwana niba kuko akubonye igihe hari utwaye biriya Asuma naraje atera amasahani amafaranga nanayireberaga rwose ariko ufitiye gahunda ubundi Asuma barenda kwambwe gutyo ariko nta mafaranga njyanye ahubwo wowe bakurebe nimba ntayo ufite Asuma kwako nye mabuja Asumani reba
nanjye dore nta n'umusego. Asuma Sinzi. ntabwo muzi Nese ntabwo wageze uva ahangaha. hari ikintu mpfa nawe Ntabwo umusize ahangaha ngo hari ugende. ikintu mpfa nawe Ntacyo. imuka neza rero Ahubwo mwibuke neza ngo musize amafaranga ko nta mafaranga yawe. Asuma reba hano ubu ni sangahe Saa tanu na 40 n'ingahe? n'itatu. Uzi ko nkeneye kujya kuzana abana Ndabizi. simva hano saa sita zuzuye cyangwa nkaragenda na saa tanu na 50. None ayo mafaranga nayo nagomba kuguramo esanse niyo mpamvu yari ari hano. Nese ko ntayajyanye ubwo urumva ko Nase barimo arakubeshya. hano uwo mwaye muri kumwe umva bazi. ninjye uhise utara amafaranga Umushyitsi. Nese umushyitsi bivuze kudatwara amafaranga. Ku buryo njyewe nanjye sanzwe ahangaha. Nanjye sanzwe ahangaha ntabwo njye nanjye nakiba amafaranga. Inshuro zose amafaranga nanga aba ari hano ngo nayamufata nkayamuha. Kuba uri umushyitsi ntabwo bivuze ko utanatwara mabuja. Ashobora kuba ari we yatwaye murebe. Njye kuko nayo nabonye pe. Asuma watinya Imana nkuko ari kubikubwira ko. Ndatinya Imana n'amafaranga nabonye. Ese amafaranga 10,000 agiye kuba ikibazo hejuru y'abantu mu bantu batatu. Nanjye nibyo ndi kwibaza yayaguhaye. Kuko mwari we mwaye muri kumwe. Yayagusubije. yaramuhaye ndibagirwa mvuga ko ari wowe Mva mu mama we rero. Wiza ko ushaka kuniranya na mama Kami nimba wafashe amafaranga yamuhe pe. Kwa kurumva. Ntabyo nafashe. Asuma uri kubeshyera inshuti yanjye. None se wagira ngo mvuge nde ko ntayafashe ukaba nta wundi muntu wari nanjye ko nayo nafashe. Wenda mbabarire wenda kuba wenda ni kuvuga ngo yatwaye ariko urumva nta wundi twayabaza ize twayabaza. Nose wigendere gute shu wowe kugenda bijemo gute na gahunda dufite. Neza uragenda bundi amafaranga abandi atabonetse n'inyaye nayambaza wagenda yakura he. Ahubwo se ubu ufite umwanya wo gukomeza mburana nawe. Naho urajya urayamuha. Asuma nimba ufite amafaranga yazana. Urayamuha. Uragera kandi ubwo nagenda atayaguhaye ntuze kunsaba amafaranga. Njye nayo nabonye. Gire waretse. Nayo Nose urabugiye gute? Oya mubyigeho uranze. Kuba kuzi ntabwo bivuze ko utayatsindira ariko ibyo bintu babivuze. Mba mabuja ntabwo ari ukuvuga ko mushyitsi wawe. Nta ubwo wowe watarabutse arayabika. Watarabutse arayabika ubwo ngo. Oya natarabutse se jya he yicarire hano iba wicaye gato nkubwira. Mwicaza yaguhe. Asuma icara hano. Tangira no kuvuga uhagaze aho ngaho ujya kumuvugira hejuru. Icara aho ngaho. Icaraho. Ndatuma ndakara. Vugisha ukuri. Njye ndaje. Ndatuma ndakara. Niwe se ubundi se warura. Ndaje fata ibyombo. Nta kintu na kimwe gihari cy'amafaranga ari ibyombo bihari. Ndabifata ndabitwara. Nta mafaranga nta nayo nigeze mbona ahangaha kuva mwicaye hano nazana ibintu. Nta mafaranga nahabonye. Njye narifite amafaranga nyatwaye avuye he? Narifite amafaranga 10,000. Kontake yari iri hariya. Dore nayo nayihari. Nayo nayihari. Nezo mbareka mubwiye. Nese ubundi ambonye gute we kandi ambonye ute ko nyatwaye? Kandi amafaranga arahari. Kubonye gute ntayo ngora kandi nyina ambonye gute? Njye amafaranga sinibuka nimba yagiye mu neza. Kutambonye nyatwara we ambonye ati. Icyo kubwira ko ari we wayatwaye ambonye ati. Umbabarire ntago ari kubahuka. Ntago ari agasuzuguro. None njye uzumfate uze usange hano mu rugo ngerekeho ibintu sanzwe mpaba ngo ndasuzugura gute se kandi oya babarire. Aya mafaranga najyanye. Nose basuma umuntu udasanzwe asanzwe aza hano nimuvugane nta bintu byinshi no gusuhuzanya. Arimo arakubeshyera gutya gusa ngo Asumane ni utwaye amafaranga. Nanjye asanzwe asanga hano wiyengeseho kwibaza yinziho. Nanjye asanzwe asanga hano mu rugo. Ntago nyikuziho. Ako sindi kumva ukuntu amafaranga. None gute ubundi umuntu aje uwo munsi amafaranga yararaha akababuze. None njye ntango njya nyasanga nanga wayibagiye hano muri so nkayakuzanira. Mise nibuka kuyiba se na meshi. Ayaguhe. Nayaguhe. Umushinja ko ari we wayatwaye. Ni wowe wayatwaye ko yako njye ntayo nabonye. Nese nima amafaranga utayatwaye utayahakuye. None ushaka ko tubigenza gute? Uranduta ndabyemera. Ariko nta mafaranga najyanye. Ahubwo tekereza neza wandi ufite ikibazo. Ashaka yibagiye. Urayabika utabizi ihangana ugenda uyazanye. Uko nukwidefanda kudafiteho gushingiye ushaka amafaranga yo yamuhe wa mubyeyi. Mbabarira rwose ntango tuziranye bigiye kure. Kandi tutaziranye niyo mpamvu wakwiriye kunyubaha ugakora ibyo nkubwiye. Kandi ubushize reka nkubwire nuko nacecetse. Ubushize nuko nacecetse.
cyagiye uza hano kudusura Asumani naramubajije na Asuma imineke yari iri hariya ku meza yagiye ariko cyakora Asuma cyakora iby'imineke byo bijemo urabura kubabazwa n'amafaranga wabuze nawe uzanye iby'imineke nta mafaranga mfite iby'imineke ntabwo wabimbwiye ibyo nabyo by'imineke mwese njye waba umuye ibyo nabyo by'imineke ngiye nabyo kubibazwa mwese ntabwo wambwiye ngo uriya muntu ngo mwari muri kumwe ngo cyagiye ngo nasanze oya uzajya unyumvira y'amatiku ntabwo ari ukubasuzugura siko wambwiye si uko wabimbwiye nkaseka nkabyihora nk'abanisi najya kubwira isi yanjye imineke ibiri yaravuze ngo imineke ngo yari hariya ngo yayifashe ngo ibiri ngo arayijyana ibyo by'imineke tubireke dufokasinge ku kibazo warabimbwiye ntiwabimbwiye ariko hari amaraso yanjye ntiyahuye n'ayawe ahubwo ntabwo ari ukudahura ahubwo ayanjye nayo atarahuye nawe ku buryo ushaka no gutuma mbura n'akazi mwana iby'imineke se warabimbwiye cyane ndabona ariko bimeze ariko uragenda utanze ayo mafaranga Asuma wigume Asumani we urayatanga si ngombwa ngo ntinye imana kwa uyafite wayamuhaye genda nimba wenda ari aho yaragiye ukayitiza nta yandi mafaranga mfite kandi ngomba kunywa esanse tukajya kuzana abana ubu saa sita ziraje zigera ubu yegora ubu urabona ukuntu asuka ubu uyafite ariko nta muntu wanga inyongera mana y'isi n'ijuru ahubwo nawe urihemukiye umva izo gahunda ufite urabizi ko imodoka mugiye kugendamo ari sase mugiye kugura urayajyanye ese urava hano kwere bugutwara njyewe basi ntabwo nshaka kugenda hari ndetse ubundi aragenda ate kandi amwumva amafaranga ye sase yabuze ubwo nari buyatege mu moto ubwo ntiyari umva urayamuha umaze kunanira reka nkubwire njyewe ntabwo nshaka kugenda harimo ikibazo ubushuti bwanjye nawe nibwo bukomeye kuruta ayo mafaranga sibyo njyewe nimba uri bumubabarire akayatwara nyine ubushuti bukaguma n'ubushuti nta kibazo ikirukuri kigomba kugaragara koko njyewe sinanagenda ahubwo Imana ibigaragaza ni ukuri nanjye nshaka ko birangira neza Imana iraza yasubiza aho ku meza aho yakuye nari inzira ni nyinshi reka nkubwire uzi impamvu nugenda tutabirangije arakomeza ayagushinja sibyo mbura uko mbigenza ayashinja nde none muri kumwe none se ubu ko ari kuvuga ko yakubonye yatwara yegora ayamaye reka nanjye ceceke ni kuko nanjye numva mbuze icyo kuvuga ese Asuma nani isoni uba ufite koko urana atari umumama mukuru ariko ndagira isoni gute ndi kudefa nanjye akazi kanjye ngo nkagumane ndagira isoni gute kandi ndi gushaka nyine uburyo ngumana akazi kanjye ureka amafaranga ngiye nzayagukara yampaye ujya nkate ntayatwaye umva ko gata mabuja ibyo yampaye nkawe ibyo ntabwo byakunda ayazane mu buzima bwanjye ndubaha uwo ntazi uwo nzi byose ariko kuri iyi shuro ndabishyira hasi ayo mafaranga nataboneka hano Asuma uzi kugira ngo bigende neza ngiye ntabwo ushaka gutakaza inshuti yanjye kuko hari undi muntu wari wabona hano uramubabarira nyine hari undi muntu wari wabona hano si uyu wenyine ubabona rero iyo umuntu afite inshuti aba agomba kuyiba hafi mu buryo bwose bushoboka inshuti zirahinduka iyo bigeze ku ifaranga z'ibyo wabivuga Asuma sinkajya mvuga ngo nawe umvugiremo umva mabuja iyo twageze mu bibazo ibyo ngibyo ni mu mabuja ntabwo biba bikirimo none uragumya kuba mabuja gute kandi uragumya kuba mabuja wanjye gute kandi wumva ushaka nyine k'akazi nkabura ashaka amafaranga ye ashaka yegora ubu se ejo n'ejo bundi isi yikaraza ukajya gukora iwe bitekereze neza nta kibazo isi yikaraza ukajya gukora iwe nimba nakabura urumva ko nyine nawe ahari wagira ngo ubijyanye amafaranga oya emera ikintu kimwe Asuma nimba nemere ko natwaye ngume hano niba oya buretse ahubwo yazane kuko wayajyana nta mafaranga ese kuki ushaka gutuma nibiba ngombwa ko nanataha wenda kubera ko ngo nubahutse umushyitsi we ndataha si ibyo Asuma ntabwo ari tike kontake urumva ndaba ntashye kubera yuko ngo nabwiye umushyitsi ko yatwaye hanyuma kontake yo iri hehe kontake iri uko nayo ndimo ndabona hano Asuma ahubwo ndumva afite gahunda yo kuguma neze nimba atwaye amafaranga ya esase akaba atwaye na kontake uretse ubwo urumva gahunda ari iyi
hamagara abamotari bazana abana nimba utwa amafaranga wayazanye kuko wayazanye muri kureba Blanca ntibagiye kuza mana yanjye sibyo kubate turi babiri Asuma umbwiye ati nayajyanye Asuma ubaha inshuti yanjye oya 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 sinima Asuma muhereza amafaranga yanjye cyangwa se uyamereze njyewe direct cyangwa se umbwire mbe ngiye cyane waba agiye usanze ari byo reka nyine twese iyo tugiye wongere uyasubize aho tugaruke twumve ko amafaranga yigaruye usanze ari byo ndi kumubwira ati nimba yanayajyanye yayazana akayampa njyewe n'ubundi kubera ko nyine kugira atagaragara nabi imbere yawe kumva rekeraho ariko Suma uri umusazi ufata amafaranga angana atya ukagenda ukajya kuyashyira hariya mu mazi nta kibazo ufite sawa ngaho ndeba ubwo wasanga mwana ariye mukakira mu masahane nkatwara n'abizi ngaho reba asanga mware mukarambika mu masahane yarambitse hariya mu mazi yato habonye nese urumva ari yaba najyanye nayo kuyarambika mu mazi ntabwo ari wowe wari kuvuga ngo nampaye uburega uburanzungiza igisambo ubwo wayafashe nyine yatsindagira mu masahane nese wari guhura hari n'amasahane ko wari guhita ugenda ahubwo si byo wakabyibajije yego wari guhura hari wabikoze nyine kugira ngo nyine ngiye bingeho harimo amazi wumvise ko yafashe isahani imwe akayagerekaho hanyuma ngo mpure nayo cyakora cyo ngo mpure nayo nayima amafaranga Kigali bajyaga bahambwira abantu baho ngiye nkabipinga abantu b'inyamirambo ngiye nababonye nababonye nimba ari akazi kanjye nyine ubwo ndakabuze ntakundi ahubwo saba imbabazi kubera ko byagaragara usaba imbabazi ahubwo yo bwo gufata amafaranga ukagerekaho amasaha ahari ubundi nkaho urambaza we wari uhari bundi ibindi bibi babujabwira uwo mukobwa ariko kunduhiraho njyewe ayiwe ahubwo baraje bagusekurire hano wowe kanigende ariko Asuma ase uburunguka iki ngambwira ikintu uri bwunguke ko ubwo se ikibazo kiracyariwe cyangwa urabaza kandi neza amafaranga ntabwo arari imbere y'ubwo nguko yafasha gereka y'isahani ndashaka kumubaza ahubwo yagora umukozi mwirukane cyangwa se urebe amafaranga nuko byanga bikunda urabona ko Nera afitanye gahunda n'uyu mumeri urumva ko bari kuyagabana ahubwo yumvise bibaye induru bakayazana wabyumvise ariko mana y'isi n'ijuru sha Asuma ahari waje ubu mubimuhinduriyeho muhita muyamba ahari washonje n'umwambere wabona abantu bameze nk'abasazi ahari yashonje mbwa niyo mpamvu ari gutwara amafaranga akagerekaho amasaha wagize neza wanyakire nkigera aha ariko ufite imico mibi sha Asuma nukuri umaze kunanira pe ubwo urumva ko bari gusubiramo nyuma akayamuha bitanu agatwara ibindi buretse nkubwire Asuma yegora ibaze ubwo urumva ari ibiki ubu mwese mungize umunyabyaha ko byigaragaza kweri nguceke mbabwire Asuma wenda tugize amahirwe amafaranga araboneka ariko ubu si yataboneka yataboneka nyine se ubwo byari kugenda ute muri ayo ngavuga ari kurata yafite yari kuyakoramo akayazana nyine none se ubwo wambwira gute ko Nera ari uyazanye kandi Nera atigeze agera muri salo nyine ubwo urumva ko nese se wamufunguriye we navuze ati bakorana gahunda none se yinjiye ahangaha biziko ari buhasanga amafaranga ahubwo se amafaranga uva mu modoka ntabwo wari uyafite shaka ko tugize amahirwe duhuriye hanze nakunoba wowe wabamoye iki nuko turi mu rugo rw'abantu birangirira ahangaha nyine ndakubonye n'umbonye iyo nawe mico ufite urabona amagambo uvugishije paka ndarushye ihangane kuko amafaranga abandi yari yabuze Nihangane wayashyize yagiye kuyimika ngo yari ariko kandi arakonje ko ujye unyumvirane kandi nawe reka nkubwire yayashyize muri Ungenda? ungenda ungenda aho si biki ndayateka kuvuga ibintu ubona byagize nkubwiza ukuri urugo rwanyu narukundaga nabakundaga ariko igihe uno muhungu akiri aha biragoye ejo tuzagira n'ibindi bintu ubura birenze n'amafaranga 10,000 habura icyo mvuga uyu muhungu wawe yigendere cyangwa nzacika ahangaha rwose uri yanjye nicyo ngusabye ubwo nawe nimba wari usanzwe ubona ndi oya kujya wirukana abasore nimba wari usanzwe ubona ndi umujura ubwo ndagenda nta kibazo noneho ikibi cyo ntiyemera ariko umuntu ntaze gutyo ntiyemera niko umuntu ntaze gutyo ngo aduteranye oya byarangiye waduteranyije byarangiye
baduteranyije byarangiye nyine urabona byarangiye ahantu nzajya baragenda uzagaruka n'ubu nsanga aha ndakwinginze neri uri inshuti yanjye nakorera hano umva tambuka ndakubonye uzi ko wasaze uzi ko uyu ari inshuti yanjye ni inshuti yawe ariko urumva nanjye ari kungira umuharwa w'umujura nzahura nawe zana urufunguzo mufungurire mumumereze ntabwo mwirukanye ahubwo ashaka kusiga isura mbi imbere ya mabuye ari najya amasura umumama wigenza byari franka mwana wanjye hagarara hama hamwe inshuti y'ima byari franka ntabwo wakwiba asoma ni nandwa yakubeshyera dore kamera ngiriya ntabwo yakubeshyera fayaka babarira ugira icyo uvuga reba hariya uvuga asoma ntabwo yakubeshyera ntabwo asoma agira imico yo kubeshyera abantu ntabwo ibyo bintu nabikora wabarira ibyo mu mama ndumva ndatuje basi nzira mu nzu n'izo pranka numva ntazi n'ibyo muri kumbwiriza ariko basi bagiye mu nzu utuze none tuguha amazi nanywa amazi ahari washonje abantu mwarebye iyi videwo imana ibamere umugisha akajya gutora abana banjye nasanga barize ndabakunda bayi